murakoze. Ubusanzwe uyu mwana bamugejeje hano basa n'abatinze. Indwara y'umutima bisaba ngo nibura niyo waba uyifite, bisaba ngo mbese n'indwara yose bisaba kuyifatiranya kwikurikirana, bisaba ngo hanyuma kuri wowe nka mama w'umwana kuba mama Salama yatubwiye ko mugiye ko bagiye kumwohereza i Kanombe, ko numva byanteye ubwoba ku buryo nyine numva umwana agize nyine indwara iri gukara kurusha uko twatekerezaga ko kuba wenda akiri hano twumva wenda yenda gukira, kuba yajya i Kanombe ndumva indwara ishobora kuba yariyongereye, ahubwo bizaba bikurusha. Kubivuze niko biri. Urumva indwara y'umutima ni indwara ikomeye ku bushobozi bwacu. Mama Salama rero nakomeze umutima, ihangane, yumve ko ibintu byose bishoboka kandi Imana ihari. Umwana we rwose nkurikije n'abandi twakurikiranye, umwana azakira, we yizere kandi yemere ko bishoboka. Gusa ikibazo mbona afite wenda ni uburyo uko abantu bamuba hafi bakamuhumuriza, nabo aba yigunze ari wenyine. Mama Salama rero nakomeze umutima, ihangane, yumve ko ibintu byose bishoboka kandi Imana ihari. Umwana we rwose nkurikije n'abandi twakurikiranye, umwana azakira, we yizere kandi yemere ko bishoboka. Gusa ikibazo mbona afite wenda ni uburyo uko abantu bamuba hafi bakamuhumuriza, nabo aba yigunze ari wenyine. Nongeye kubaha ikaze rero mwese mubana natwe umunsi ku wundi, nizere ko aho muri mumeze neza, natwe turi aho by'iki gihe. Ntabwo uyu munsi ndi buvuge ibintu byinshi kubera ko ni ibintu tumenyereye, mumaze kumenyera namwe. Muri iki gihe ndi gusura Mama Salama cyane kugira ngo tumube hafi, namwe mumube hafi. Abafite nimero ze mujye mumuhamagara, mumuvugishe, mumubaze uko ameze n'uko umwana ameze kwa muganga. Rero asubiyeyo kugira ngo tuganire na dogiteri uri kuvura umwana, ndetse na Mama Salama arahari nyine kugira ngo tumenye neza uko uburwayi bw'umwana nyirizina, tuvugane na muganga uri kumwitaho, nawe atubwire uko abibona, uko abona ikibazo kimeze. Ese koko umwana uburwayi bwageze kure nk'uko Mama Salama yabituganirije? Mbese turifuza kumenya dogiteri nyirizina icyo atubwira nk'umuganga uri kwita ku mwana, nk'umuntu wakurikiranye umwana akigera mu bitaro kugeza kuri uyu munsi, uko umwana ameze, ndetse nawe nk'uko abibona, niba koko yarakoze ibishoboka, ibitaro bigakora ibishobora kugira umwana akire bikaba byaranze, reka nawe tumuvugisha, nawe abitwibwirire nk'umuganga ubizobereyemo. Muga tuguhaye ikaze, twabasuye nk'umuganga uri kwita kuri Salomo, twagira ngo tubashe kumenya nkawe nka muganga uri kumuvura, urabona biri kugana he, umwana ameze ati? Murakoze. Ubusanzwe uyu mwana bamugejeje hano basa n'abatinze. Indwara y'umutima bisaba ngo nibura niyo waba uyifite, bisaba ngo mbese n'indwara yose bisaba kuyifatiranya kwikurikirana, bisaba ngo umuntu atugireho nibura atararemba. Ariko iwe yatugezeho amaze igihe ayirwaye, bari batarabimenya, bamuvuje hari mu bice byinshi. Ikigaragara cyo ariko aho twamufatiye twaragerageje uko dushoboye, uko yaje ameze tubona bigenda bigabanyukamo gake gake. Gusa n'ubundi umwana kubera umutima urumva wangiritse, n'ubundi kurya ntibikunda, bisaba ngo tumutungishe serum. Ntabwo arya neza, kurya byaranze ntabikunda. Urumva indwara y'umutima ni indwara mbi, igufashe rwose kugira ngo tubone ubushobozi bwo gukurikirana neza 100% twemeze ko ukira, biba bigoye. Nicyo bisaba gukurikirana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kumuba hafi mbese. Hanyuma ndagushimira ku bwitange wagaragaje. Mama Salama nawe yatubwiye ko uri kumufasha cyane, kuko urumva ngira ngo nk'umuntu mubanye igihe iminsi kwa muganga ujye ubibona ko nta muntu agira uza kumwakira, ntawe afite.
uza kumuba hafi avuga ati ndakura ndarara ejo nawe taha ujye guteka, ubibona ko ari wenyine. Rero ndagushimira cyane nk'umuganga uri kumufasha muri bino byose, muri byose ari kunyuramo, wamubaye hafi umusigarira ku mwana ngo kugira ngo agende. Ibyo byose ugenda ukora, ntekereza yuko nyine hari igihe Imana ibona kuri mu bibazo ikakuhera umuntu ugufasha muri ibyo bibazo. Yatubwiye ko ajya gusiga, akajya kureba umwana, nawe akajya ku rugo, akajya gutunganya ibyo kurya, nawe ugasigara umurebera umwana. Muri make ni wowe umufasha, nta wundi muntu uraza kumugemurira kwa muganga. Mu by'ukuri uko bivuze niko bimeze. Uyu mubyeyi agira hano twamajetse ko buri gihe ariho buraha, nta wundi muntu ugira mu muryango cyangwa hasi w'umwana, tubwira ko ntawe, mbese ugagaragaza ko n'amarangamutima menshi. Urabona abantu b'abamama yahuye n'ibibazo akenshi na kenshi ararira, ukabona arababaye. Mbese ikigaragara cy'uyu mubyeyi ni umuntu ubabaje. Ni uko wenda n'abaturanyi cyangwa n'inshuti aryohura n'ibibazo bakakuvaho, ariko uyu mubyeyi rwose nanjye namubonye numva binteye ikibazo muri njyewe. Mfata umwanzuro wo kujya amusigariraho umwana we nk'igihe wenda yagize nk'akabazo agiye gukemura nko mu rugo, cyangwa agiye gushaka nk'uko kurya, agiye ngira gutya nkavuga nti umwana wawe ntacyo ndamukureberera, nanjye nkashaka undi muntu umusigaraho ko nawe uri kwita ku bandi barwayi cyangwa izindi serivisi. Birumvikana. Hanyuma Mama Salomo, uyu muganga mu bintu byose agufasha, ndumva wamushimira nubwo mbikwisaba. Ndamushimira cyane n'umugisha. Hanyuma kuri wowe nka mama w'umwana, kuba Mama Salomo yatubwiye ko bagiye kumwohereza i Kanombe. Kumwohereza i Kanombe ko numva byanteye ubwoba, ku buryo nyine numva umwana agize nyine indwara iri gukara kurusha uko twatekerezaga ko kuba wenda akiri hano twumva wenda yenda gukira. Kuba yajya i Kanombe ndumva indwara ishobora kuba yariyongereye, ahubwo bizaba bikurusha. Kubivuze niko biri. Urumva indwara y'umutima ni indwara ikomeye. Ubushobozi bwacu ni ukugerageza, ariko nta tuba dufite icyizere 100% ko twayivura igakira, kuko cyane cyane ko iyo yatinze kwivuza iba yarakuze iri ku rwego kuba yanabagwa. Niyo mpamvu nkatwe ku rwego rwacu nubwo tumumaranye iki gihe cyose, ariko twe turimo dushaka strategy zose zishoboka kugira ngo tube twamwohereza ku bindi bitaro bamufashe mu buryo bwimbitse kuruta uko twebwe twamufasha. Gusa nuko twagize n'imbogamizi tugasanga uyu mubyeyi we n'ubushobozi ni bukeya, tumuha transfer ati rwose mumbabarire nta buryo bwo kugera aho mumbwiye. N'aha ngaha biri kwanga, nagize ishaba mporana n'abaganga beza aha ngaha, sinzi niba iyo ngiyo nabona uburyo mbaho, ugasanga n'ubundi nabyo bitubereye imbogamizi. Ariko twamaze gufata umwanzuro wo kumwandikira transfer. Arejo bundi arajya mu bitaro bikuru bya Kanombe nabo bamufashe. Mama Salomo, kuba bagiye kugutransfera i Kanombe noneho uri kubyakira gute? Nta kintu mfite cyo kuvuga na kimwe, kubera yuko numvise ibyo muganga avuze nyine nanjye bumva ko birancaza. Umva ko umwana wanjye nta cyizere cyo kubaho numva yaba afite. Ntabwo bavuze ko apfuye, ariko kubaho azabaho. Icyo muganga asobanuye ntabwo avuze ko umwana wawe yapfuye. Umwana wawe ni muzima, ahubwo nyine kugukura hano bakakohereza i Kanombe ni uburyo bwo kugira ngo nabo bakwiteho, bagerageze nabo mu bushobozi bwabo bafite nk'ibitaro bikuru wenda nabo bamwiteho. Ariko kumujyanayo ntabwo bivuze ko nyine birangiye ko umwana wawe apfuye. Ibitekereza gutyo, umwana ni muzima, ahubwo nyine aho ngaho niho nyine urugamba ruba rukomeye, nawe ugomba gukomera. Kuko wa mugani wagize amahirwe uhura na muganga nawe ubasha kukumva, ubasha kubwira ati mfasha kano kana, akabona ubuzima bayemo akemera kubikora.
ntabwo rero bivuze ko niba bagiye kukwimura witekereza icyo kintu waba uri gutekereza nabi cyane. nk'ubu wowe wumva ko umwana wawe ahubwo agiye gukira, urabizi ko hari igihe umuntu bamwandikira imiti yo kugira ngo imukize ikamworohereza ariko ntakire, ariko yajya ahandi bamwandikira indi akaba yakira. Ibyo ni ibintu bisanzwe rero, wikishyiramo gutyo ahubwo ishyiremo ku mwana wawe ubwo bagiye kumwimura ahandi ko hari amahirwe menshi ku mwana agomba gukira, sibyo? uri kundana agatima ariko rwose wapi? none agatima nugata bizagenda gute? agatima ugomba kukagira kuko na muganga nawe arakagufitiye. niba muganga akubwira ko nyine mwana nageraho wenda hariya hari ikizakorwa cyisumbuyeho bakabasha no kumufasha, banza ufashe umuntu uri kugushaka, ntacyo numara kumufasha uragaruka. Twihanganire muganga n'ubundi ari mu kazi, nuko twari tumwifashishije ngo atubwireho gakeya ku burwayi bw'umwana. Naho ubundi ntabwo ibintu hano byoroshye, ntabwo birangiye hano, si ubuzima burangirira kandi umwana umenye ko ari muzima wimera nk'aho umwana byarangiye. umwana ni muzima ameze neza, ahubwo hano ugomba gushikama nyine ukarwana urugamba nyine, ukarwana nk'umugore nyine, ukamurwana nk'umugabo kandi uri umugore, kuko hano nyine Salomo ni wowe areba, ni wowe n'undi muntu uwo ari we wese wabasha kugufasha nyine. Ariko ntugomba kunanirwa, nta musirikare unanirwa ku rugamba, iyo unaniwe ubutsinzwe. Kandi nunanirwa nta n'ugusimbura, uvuze ngo ndananiwe wenda ukavuga ati ndananiwe reka mbwire papa w'umwana aza nsimbure, aho byakumvikana. None ko ugiye kunanirwa kandi uri umuntu ibintu biragorana, ariko nyine sinzi ukuntu uzabaho nk'uko hano wari ubayeho nk'igihe uhamaze. Ubuse watekerezaga ko uzamubitara igihe kingana gutya? Ntabwo wumvaga uzahita utaha, nta nubwo wumvaga ko uzamara igihe kimwe mu bitaro, nta nubwo wabyumvaga. Ariko kubera Imana nyine uracyahari, nyine uri mu bitaro, urarwaje ariko uzakira, umwana azakira. Kandi iyo ibintu birigeze kure nibwo biba biri kurangira. Aho bakohereza wigira ubwoba, witinya kujyayo, ntacyo gutinya kirimo, ahubwo niho umwana ugomba kuvuga ati byibura harangiye, noneho hari ikiri buveyo, hari icyo biri buze gutanga. Niho ukwiye gukomera ukavuga ati noneho hariya umwana agiye ndavayo, umwana yakize gutaha. Nubwo ugomba gutekereza bitekereza nabi. Ibitekerezo bibi bigenda bikujyana ahantu habi, ibitekerezo bibi bigenda bikumvisha ibintu bibi, ibitekerezo bibi nta handi bikujyana. Kwiheba, kwiganyira, kurira, gucika intege, kandi muri ibyo byose bibaye nta kintu byabiriho. njye ntabwo muganga ibintu avuze nyine, njye ntabwo yajyaga bimbwira. mbona yiyumvishe gutya. Transfer yavuze ko azayinyandikira, ariko ntabwo yari yarigeze ambwira yuko wenda nta cyizere cyo gukira cyane. Icyizere cyo gukira, nubwo numvaga ko umwana azakira, ariko ushaka kuvuga ngo nta cyizere gihari. Ntabwo avuze ngo nawe uri kumvira na muganga, ntabwo avuze ngo nta cyizere cyo gukira gihari. Avuze ko hano kubavura ubushobozi bwabo babukoresheje, ariko bashaka kukohereza i Kanombe kugira ngo nabo bagerageze, kuko bafite ubushobozi n'ubwo kumubaga bibaye ngombwa akanabagwa. Hano ntabwo bamubaga, nibyo gusobanuriye. Ntabwo avuze ko umwana gukira ngo icyizere cyagiye, ntabwo cyagiye, ahubwo bo ubushobozi bwabo bafite hano bwo kumuvura nyine barabona ari ubwo buhagije, kandi arabona nta kiri guhinduka. Nanone ntabwo wavura umuntu ngo ubone agifite uburwayi ngo umugumane, akohereza ahandi bafite ubushobozi wenda bwaba burenze kubw'ibitaro, bakakohereza ahandi bakagufasha. None se ntabwo ujya wumva umubyeyi ugiye kubyara bakamukura kuri ibi bitaro bakamujyana ku bindi?
kubera ko haba hari ibindi bikoresho cyangwa ubundi bumenyi baba bafite barusha abandi. Niyo mpamvu ntabwo avuze ngo byarangiye ngo umwana ahujya tangiye kumvirana. Umwana ni ukumwimura kugira ngo bamujyane hari i Kanombe barebe ko hari ikintu bakora. Nibasanga umwana umutima ugezaho kumubaga bazamubaga, ariko ntibikabe. Umwana bamuvure akire mutahe, sibyo? Mfite ibyo byiza, ubundi ukareka gukomeza gutekereza ibintu bibi. Ibitekerezo bibi nta kindi bizana nyine ni ibintu bibi nyine gusa. Niyo mpamvu njye ndikubwira nti rero wowe tuza wumva ibintu ari amahoro, utegereze gukora kw'Imana. Ubundi hano gukora k'umwana w'umuntu kwararangiye, dutegereje ko Imana nayo igira ikintu ikora. Imana nayo irareba ko umwana arwaye, irareba ko unaniwe, ikareba ko urambiwe, sibyo muga? Yego. Uno mama Salomo rero umudamu ujye umuhumuriza, kuko yumvise uvuga ko ugiye kumwohereza i Kanombe yagira ngo nyine ngo kumuvura byararangiye ngo ntazakira, kandi si cyo nyamara basobanura. Urumva kubera kuba mu bitaro cyane, kubera kuba wenyine, kubera kutagira abantu musura, mu mutwe we yumva ko ngo byarangiye nyine ngo umwana byarangiye ngo atazakira, kandi gukira kurashoboka, sibyo? Cyane cyane buriya iyo umuntu yageze ku bitaro cyangwa kwa muganga afite amahirwe menshi yo kuba yakira kuruta uko watekereza ngo ntabwo azakira. Iyo uburwayi nanone bwabonetse nk'uko twamenye ngo umwana ni ikibazo afite n'umutima, amahirwe yo gukira rwose aba ahari. Mama Salomo rero nakomeze umutima, yihangane, yumve ko ibintu byose bishoboka kandi Imana irahari. Umwana we rwose azakira, nkurikije n'abandi twakurikiranye, umwana azakira, we yizere kandi yemere ko bishoboka. Gusa ikibazo mbona afite wenda ni uburyo uko abantu bamuba hafi bakamuhumuriza, nabo aba yigunze ari wenyine, mbese no kuba yabwira umuntu ikibazo cye ntibishoboka kuko nta n'uwabona. Yihangane rero, wenda natwe uko dushoboye tuzaza tumuganiza, niyo yaba atari muri aho dukorera twagerageza tukagerageza gukurikirana amakuru ye no kuri telefone tukumva uko amerewe. Kandi namwe abanyamakuru turabashimiye cyane kuba mwafashe ya mbere yo kuvuga muti reka turebe dusure umuntu kwa muganga. Iyo ni intambwe nziza ikomeye, kandi n'abandi bagenzi banyu bakagombye gukora ikintu nk'iki kugira ngo nibura abantu bababaye badafite uburyo n'ababafasha nabo bagarura umutima mpembero, kandi bumve ko sosiyete nyarwanda ibafite ku mutima. Nicyo nashaka kuvuga kandi mwakoze. Yego. Hanyuma Mama Salomo nagira ngo ubwire abantu bari kureba iki kiganiro, ubwire inshuti zawe, ubwire abantu muziranye, ubwire buri muntu wese aho ari akurikiranye kino kiganiro. Gira ijambo mugenera cyangwa ugira ikintu ubwire abantu. Ntuzasoreza uyu yabaye iwacu tumurwaniho, nanajya i Kanombe ujye ugerageza wenda baririza amakuru, dore ni wowe wazi, ni wowe wamwitayeho kugeza isaha, nitwa reba. Mu buryo bwawe uzajya ubasha kumenya amakuru ye, jya umuhamagara kuri telefone mubaze uko ameze. Wa mugani no kuba wenyine nabyo bimutera ikibazo, ariko buriya ubona abantu, iyo ubona umuntu ukuvugisha ukabona ugusura, biba bitandukanye. Mama Salomo rero ntukumve kuri wenyine, nta guheranwa n'agahinda. Abo ngabo utari kubona wakabaye ubona muri kino gihe, wibarenganye nabo bari mu bindi, ahubwo ngo njyewe nk'umwana wanjye ibi bintu turabicamo. None za nshuti zawe ziri kukwitaho muri ibi bibazo, mubane nyine muri icyo kibazo, kandi ntukajya utekereza nabi, ntugatekereze ibintu bibi, ntugatekereze nyine, ntukihe ibitekerezo bibi muri wowe.
Jubishyiramo akanya abagabo bavuga uti Imana igomba kumukiza, umwana wanjye agomba aho wajya hose uvuga uti umwana wanjye agomba gukira. Yego ntibyabura kugira agahinda no kubabara nk'umubyeyi, ariko nyine urijijisha ntubihe umwanya. Oya humura umwana kasa. Uye ntacyaba humura. Bikundema agatima umwana wanjye agiye gupfa. Oya humura. Oya humura witekereza. Ari mu maboko y'abaganga kandi umwana ari kuvurwa. Umwana wanjye agiye gupfa. Umwana ari kwitabwaho, witekereza ibyo. Umwana wanjye agiye gupfa we, Mana yanjye we. Oya humura nujya muri ibyo ni ibintu bigusubiza inyuma. Umwana wawe ni muzima, aracyari muzima. Umwana wanjye agiye gupfa. Nta kintu ari bube, nta n'icyo azaba. Ahubwo icyo ugomba gukora nyine garagaza imbaraga. Ugira imbaraga, ukomere n'umwana najya yubura akajisho. N'umwana najya kureba nka mama ntakabone wacitse intege. Uzarira n'umwana arire nawe ababara, urumva bizakunda. Umwana wanjye agiye gupfa. Aha niho uba ugomba gukomera nk'umubyeyi nyine, ukagaragaza ko aha niho ugomba kuba mukuru nyine, sibyo? Nta kindi kintu wakora, reka dutegereze. Oya ntabyo gupfa bihari, we komera dutegereze ibisubizo bya mu baganga barahari, ntibarananirwa. Ibyo ngibyo bivuga handi umuganga yakubwiye ngo taha ujye mu rugo utegereze, aho ni ushobora kuvuga ngo birangiye. Ariko mu gihe muganga kiri kuvuga ati reka tugerageze, haracyari amahirwe ku mwana wawe agomba gukira, mugataha ukajya mu rugo. Niyo mpamvu rero ugomba gushikama ugakomera. Hanyuma turabashimira cyane ku mwanya mwaduhaye no kuba murikiri kwita kuri uyu mubyeyi. Ukuri ni ikintu gikomeye kandi mufite n'izindi nshingano zo kwita ku bandi, ariko mukabona n'akanya gato ko kumwitaho. Ubwo reka tubabohore wenda ushobora kuba hari kugira nk'umurwayi uza wenda akakubura cyangwa se akababura. Gusa nagira ngo ugire uyu mubyeyi inama, mugire nk'inama, kuko urabona we kubera ubuzima arimo asa nk'umuntu wihebye, niko nabivuga. Umubwire nk'ijambo ryamukomeza. Murakoze. Nk'uko nahoze mbivuga n'ubusanzwe, uyu mubyeyi ikigaragara afite umutima wamaze kwiheba, kubera nta bantu baza kumuhumuriza. Ariko ijambo rimwe namubwira mu magambo makeya, yihangane, yumve ko turi kumwe nawe, ikibazo azagira cyose azatubwire, tumufashe ibyo dushoboye, kandi yizere ko umwana we azakira. Ndumva aribyo namubwira. Kandi nanone musoza nk'uko mutubwiye mu gusoza, namwe ndifuza kubashimira iki kintu mwakoze. nk'uko nabivuze n'ubundi, iki kintu cyiza cyane. N'uwabibona wenda tutari kumwe ubu nonaha ashobora kuba ati uyu mubyeyi koko arababaje, reka be nanamugeraho cyangwa muhamagare muvugishe, murimo agatima. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Yego nawe urakoze. Ndumva nta bindi bintu byinshi twavuga, kubera ko iyo umuntu ari kuvuga inkuru ibabaje cyangwa ibintu by'ibibazo, nta magambo menshi aba hari. Na mama Salomo aragira ati nta jambo mfite ryo kuvuga, kandi koko nta naryo. Ndumva twasoreza hano, hanyuma ubwo muganga wowe uraza kumpa nimero, ni wowe ndajya mbaza uko bimeze, niba babohereje uko byifashe, uzajya umpa amakuru uko bimeze, nanjye mbakurikirane. Hanyuma ibindi Imana izabidufashemo ku bijyanye n'uburwayi bw'uyu mwana ndetse na mama we. Twizere ko hari ubundi bufasha buzaturuka ahandi, cyangwa se buzaturuka ku wundi muntu uwo ari we wese, nawe akagira umusanzu wo kuba hafi uyu mubyeyi yatanga. nawe